Iki kibanza ngiye kukwereka kiri ahantu heza, kiri ku mihanda itatu. Hari umuhanda wo hepfo, umuhanda ukinyura ku ruhande n'umuhanda ukinyura haruguru. Muri make ni ukuvuga ngo iki kibanza ngiye kukwereka kiri ku mihanda itatu. Ni ikibanza cyiza, ikibanza kinini, kiri muri site ya Masizi, imwe mu zikunzwe hano muri Kigali. Ni hafi y'aho bita kuri Karumeli cyangwa se hafi ya gare ya Masizi. Ni ikibanza cyiza giteretse neza, niho site igeze. Ngira ngo urabibona ko abandi nabo bari kuhubaka. Ni ikibanza gifite ubuso bwuzuye, icyangombwa cyacyo kirihariye, urakibona neza. Ni ikibanza kinini cyiza gishashe kubera ko gifite ubuso burengaho gato 300. Iki nicyo kibanza gisigaye muri site ya Masizi, kiri ku mafaranga makeya, kubera ko nimba ushobora kubona miliyoni 25, iki kibanza uracyegukana. Kandi wumvishe yuko ari ikibanza kinini gifite ubuso burenga 300. Wumvishe se ko kiri ku mihanda itatu, ikinyura ku mpande eshatu. Umuhanda twavuga ko uri hepfo, umuhanda twavuga ko uri haruguru, ndetse n'umuhanda uri ku ruhande rwacyo. Ni imihanda ya site. Ni ikibanza kiri muri metero 500 uvuye kuri kaburimbo cyangwa se ahagiye kunyura kaburimbo. Ababizi barabizi, dore ikimenyetso simusiga cyuko uyu muhanda ugiye gushyirwamo kaburimbo. Ni umuhanda ungana na kilometero 10.1. Ni umuhanda uturuka mu Izindiro ukanyura Masizi, ukagera mu Birembo, ugakomeza Gisasa, waruraza ukagenda ugahinguka aho bita Igasanze. Uhita uhura n'umuhanda uva Kagugu Batsinda, ukakomeza ukagera Nyacyonga. Niyo mpamvu nimba ushaka kugura ikibanza cyiza muri iyo zone nkubwiye, kuva mu Izindiro kugera Igasanze, iki nicyo gihe, kubera yuko iyi kaburimbo niba yamaze kugeramo, ibibanza bizahita bihenda cyane, amazu azahita ahenda cyane. Yes, niyo mpamvu rero ndi kukwereka iki kibanza kuri miliyoni 25 zonyine. Iki kibanza uracyegukana, urahita ukorerwa mitasiyo, kubera yuko ni ikibanza gifite icyangombwa cyihariye, kiri muri site. Ni ikibanza uhita ushaka autorisation de bâtir ukayihabwa, ukayibona, kubera ko cyujuje ibisabwa byose. Nta kindi rero ukora kano kanya. Ukimara kumenya aya makuru, nyandikira kuri iyo nimero iri muri screen, iri kuri WhatsApp, cyangwa se umpamagare kuri iyo nimero, hanyuma noneho tuguhuze na nyiracyo, muhite mukorana amasezerano ndetse muhite mukora na mitasiyo. Nimba uri umucuruzi ube ukibitse kibe cyunguka. Nimba ushaka cyangwa se ufite inzozi zo gutura muri Kigali, uhite ucyubakamo nk'abo bandi bakire batuye aho hafi, hanyuma nawe uture utuje utekanye ahantu heza hizewe muri Kigali.